tutakara tuzasazana in my family. CM. Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwaramutse neza. Muri iki gitondo ndabasuhuza mwese, ndasuhuza mwese inshuti zanjye. Ndashimira by'umwihariko abantu mwese muri konkora subscribe, mugasharinga inshuti zanyu, mukanampa comment, mukambwira ibitekerezo byanyu, mukananyakuraja, mukampa courage. Ndabashimiye kandi Imana iduhana umugisha. Icyo nabasezeranije ndacyibuka, nzacyubahiriza. Hanyuma ubu muri aka kanya tugiye kwiga gutegura ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro rya mu gitondo ridasanzwe, rizwi n'abantu basohokera mu mahoteli akomeye aremereye, muri 5 star za Marriott, za Radisson, za what cyangwa abanyaburayi n'abanyamerika nibo bazi iri funguro. Iri funguro tugiye gukora ni ifunguro ryitwa Kigali Club. Kigali Club igizwe na ziriya ingredients mubona, ndazibereka. Kigali Club igizwe n'umugati. Imigati ngiyi murayibona. Igizwe kandi n'umureti. Haba harimo umureti usanzwe, murawubona. Haba harimo gacumbari ngiyi murayireba. Nayibigishije kuyikora gacumbari. Haba harimo cheese nayo murayibona neza, murayireba. Cheese ni fromage. Haba harimo inyama z'inkoko zikatakase dutoya. Haba harimo margarine. Umugati urabanza ukawusiga margarine. Haba harimo kandi jambo cyangwa se chicken ham murayibona. Nayisirayisinze, dore udusirayisi nakuyemo ngutu nitwo ngiye gutegura ndushyiremo muri uriya mugati. Haba harimo kandi lettuce ngizi murazibona. Yes. Ubwo rero ngiye kubitegura, murebe, mukurikirane, hanyuma mujye mutegurira imiryango yanyu neza. Ikintu mbanza gukora bwa mbere, ndabanza gufata umugati. Uramutse utazi kuwikorera nawe urawusatura neza, urabibona. Iyo umaze kuwusatura ntabwo uwuhwanya, uhita ufata margarine. Usigamo margarine nkeya. Asiga hose. Uyu mugati urabyibushya, niyo mpamvu ubwe mushyiramo margarine nkeya.
kuko haba harimo ibintu bya fati byinshi, ni ukubyitondera. Aha tumaze gusigaho marigarine, turakurikizaho gukata neza zino hamu. Abashaka kutazikata nabwo wazishyiramo utazikase. Ushatse wazikata cyangwa ntuzikate. Aha wazibonye. Hanyuma ndafata jambo cyangwa se chicken ham, ni jambo y'inkoko. Urabayita ngo ni jambo y'inkoko. Urakuraho aka kantu, aka ni akantu kaba kayiporoteje. Aha warangiza ukayikata. Mbere yo gushyiramo izi chicken ham, kandi urayikata nk'uko wakase gacumbari. Warangiza ugafata na cheese nayo ukataho gatoya. Kwibuka ko ugomba guhata kino gishishwa cy'inyuma. Cheese ndabitsa ko ari fromage. Nayo kandi urayikora nk'uko wakoze gacumbari. Yes. Aha twagiye. Uribuka ko twashyizemo fromage, turangije tubanzamo bino bibabi cyangwa se zino lettuce. Ubwo tugiye gukurikizaho gushyiramo gacumbari. Nitumara gushyiramo gacumbari, turakurikizaho gushyiramo za nyama z'inkoko twakatakase duto cyane. Njye nakoresheje umugati mutoya, niwo nakeneye. Wowe nubishaka uzakoreshe wa mugati muremure wa Pierre de France. Turakurikizaho gushyiramo chicken ham. Chicken ham zanjye mwazibonye, namaze kuzishyiramo. Ibi bintu ni byiza cyane. Ya fromage cyangwa se ya cheese. Tayari. Hanyuma ngafunga neza umugati wanjye. Uramutse utari buguhe abantu ako kanya, ushaka ka kadodo kabugenewe ko mu gikoni ukawuhambiriza.
hanyuma rero iri ukaba ari ifunguro rya mu gitondo. Gusa umugati umwe waduhaza. Undi ngiye gukorera ntabwo ashaka inyama, nta nubwo ashaka gacumbari, nta nubwo ashaka cheese. Ubwo rero kubera ko adashaka ibyo byose ngiye kumushyiriramo omelette ubisimbura byose. Mushyiriremo na cheese. Uyu wundi rero yambujije kumushyiramo lettuce, ndamushyiriramo gacumbari. Mbanze musige. Hanyuma mushyiriremo omelette. Mushyiriremo agacumbari. Ndamushyiramo cheese. Agakunda na chicken ham. Ngizi rero Kigali Club mujya kurya mu mahoteli aremereye, amahoteli aciriritse sinzi uko babyita. Yes, mwayibonye rero Kigali Club yanjye. Ubu tugiye gufungura, ngiye kuyishyikiriza abayinyatse. Edayeri bamwe bamaze kuyishyikira. Ubu rero tugiye gufungura, mutubwire ngo muryoherwe. Kigali Club ntizongere kujya guhenda, uzajya ugenda kujya kuyigura mu mahoteli ahenze. Kigali Club imwe aho mperukira yaguraga 50,000. Uramutse ugiye kuyigura muri resitora, nimba bayizi kuyikora muri resitora zisanzwe cyangwa alimentation zoroheje, simpamya ko bashobora kuyiguha munsi y'10,000. Kigali Club irahenda, namwe mwabonye ibintu bijyamo uko bingana. Wagenda rero ukabyigurira, niba ukunda cheese wayigurira na chicken ham cyangwa se jambo y'inkoko.
nk'inyama y'inkoko wayigurira, inyanya zo ni ibisanzwe muba muzifite mu buzima bwa buri munsi, umugati rwose sandwich imwe ntabwo nzi ukuntu igura kuko genda zikorera, ariko mu by'ukuri ugiye ku isoko ugiye kugura sandwich cyangwa se wa mugati muremure nabwo byagutwara amafaranga. Umugati ntuhenda niba utazi kuwikorera, ariko nzabikwigisha. Urabona ko uburiye neza cyane, uburiye ifunguro rigufata mu nda, ukajya mu kazi ufite ingufu, ufite imbaraga nyinshi cyane, umukoresha wawe akishima, yabibona akishima cyane. Yes. Ngaho rero uramenye ntugende udakoze subscribe niba uri mushyashya, kandi ntugende udakoze like. Uraba ukoze cyane, hanyuma ukore na comment, usharinge n'inshuti zawe. Turi kumwe, ndi hafi kubigisha gukora ikindi kintu. Fora ni igiki nzakikwereka ejo. Murakoze, turi kumwe cyane. Inshuti yanyu Tantine Jackie Professional, ndabakunda cyane. Ciao. Natakara tuzasazana in my family.